iyi modoka uraza kuyegukana ku mafaranga miliyoni ngo guki abanga Brashari TV ngo watinze kutubwira igiciro, uraza kuyegukana ku mafaranga ndatekereza ko meze neza kandi muri amahoro. Aba Brashari mwese ahantu muherereye hose, abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe tubana buri munsi, ndabashimiye kandi ndabasuhuje. Brashari Nigena Emmanuel, uwo ni wenge wewe bakwita n'ukukiye Brashari TV. Aka kanya ko ugiye kubona imodoka nziza cyane, imodoka bita Lava 4 nouveau modèle 2006 automatique, za modoka z'abajejeta faranga. Iyi modoka irashaka amafaranga make cyane, irashaka amafaranga make cyane, iragushwa ku buryo bwihuse cyane. Ntutinde ntucikwe, kurikira video ubundi tugendane, uraza kuba wamenya igiciro cyayo, uraza kuba wamenya byinshi amatwi yawe atigeze yumva, urumva byinshi amatwi yawe atigeze yumva, uraza kubona byinshi amaso yawe atigeze abona, tugendana akantu ku kandi. Iyi modoka reba imodoka dorutu modoka, yirebe neza uyitegereza dutangira neza akantu kandi urabona ko kuri kapo yayo hameze neza, haracyari hashyashya. Iyi modoka ntiyaguye ntiyahirimye, ifite ubuzima bwose n'ubuziranenge, yambaye amapine mashyashya yose, ngira ngo uragenda uyibona. Reka dutangiye ngende mbanze nkwereka amapine ubundi nkwereke imbere. Urabona ipine ryayo ukuntu rihagaze. Iyi modoka irashaka amafaranga make cyane, nta gutinda, tanga komande urabibona neza ukuntu imeze. Urabona ahangaha nta bya bindi moto yaraje iragukubita ngira gukobora, oya, uko yavuye mu ruganda niko imeze, wayibonye neza. Ikindi kandi iyi modoka irashaka amafaranga make cyane, irashaka amafaranga make, urayibona neza inzugi zayo. Niyo nkugeza muri salo uraza gutungurwa no kuntu ifite salo nziza cyane, salo y'agatangaza, ureka za modoka zarwarika amavubi. Urabona inzugi zayo, reba kurikira, wayibonye do, urabona ko zose ntago ari mekanike, urayibona do, ariko urugi rwo rufunguka neza cyane, urarwumva uro, katwumve n'uro nguro. Ariko nta kibazo, urabibona ko imeze, urabona ko nino pine ryayo rimeze neza, urayibona, uraza kuyibona. Ni 2006 automatique, urabona ipine ihetse ipine, izi iba ibihetse ipine, ngira ngo urayibona neza cyane, urayibona neza, irasa neza. Iyi modoka kuyigura ni ugutoragura, nabwo ngo irashaka amafaranga make cyane. Reba urayibona neza cyane, urayibona. Turaza kujya muri butu, turaza kujya muri moteri, ndaza kwereka utuntu twose kuri iyi modoka, uraza kunyurwa. Ariko ubundi Brashari TV itaraza mwaguriraga hehe? Mwaguriraga Brashari TV itaraza guhera ku mafaranga miliyoni 1 y'amanyarwanda kuzamuraho gato cyane, miliyoni 1, 2, 3, 4, 5. Hari ukuntu ujya ukiryaga guru ukavuga ngo urabona ngo icyakubwira ngo miliyoni 2 ngo zagura iki, ngo miliyoni 1. Mbikubwira kenshi nta gicucu gitunga miliyoni. Hari aba Brashari nahaye imodoka za miliyoni 2, twahaye amafaranga, twahaye imodoka miliyoni 3, tukabahereza imodoka za miliyoni 5. Ariko ndabizi neza yuko muratuje muratekanye, koko imodoka nabahaye ni nziza cyane. Ikizakubwa ko waguze neza rero, kandi ikizakubwa ko waguze neza nuko uzagura imodoka, ngira ngo uragenda ubibona, nuko uzagura imodoka wakenera kuyigurisha, ukayigurisha amafaranga aruta ayo wayiguze. Hiryo niryo banga tugendana. Reba imodoka, urabona salo yayo, reka twatwika twashumikiye rimwe, ariko uyu muhungu aratwika koko. Reba imodoka, reba imodoka, imodoka muvandimwe wanje, imodoka ifite isuku nziza cyane. Iyi modoka irashaka ngo Brashari TV ngo watinze ngo kutubwira igiciro. Ndakubwira igiciro cy'imodoka, uraza
uraza kugeranya n'imodoka utunze, uraza kuzigeranya, uraza gusanga neza niba utaragure kuri Brasha TV, uraza gusanga warahenzwe, uraza gusanga warahenzwe. Imodoka ifite ibyangombwa byose, controle na assurance umwaka wose, umwaka utaha, kuko iyi controle ifite controle na assurance bizarangira mu kwezi kwa gatanu umwaka utaha 2026. Urumva ko gifite igihe kirekire. Hano ushobora kwicara ugashyiramo n'agasentire, nta kibazo kiba gihari. Ahangaha ugashyiramo ibyangombwa, hano washyiramo ibyangombwa. Urabona, reba parafo, reba, ushaka no gucana agatara, reba ubwiza bw'imodoka. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka, ko nakoze icyo nagomba gukora nkakuzana kuri Brasha TV, ariko uyu motive ngo urabona akaba ubwiza ukuri. Niba ufite gahunda yo kugura imodoka, nta handi hantu uzayigurira usibye kuri Brasha TV. Reka njya kuri Vurubanza witegereze. Reba, niba ufite gahunda yo kuzagura imodoka nziza itazagusaza, nta handi hantu uzayigurira usibye kuri Brasha TV. Dutangira imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka. Reba, urayibona neza. Tutangira imodoka ku kiranguzo, turanguza imodoka. Urayibona neza ukuntu bihagaze. Reba, urabona hano kahe ukuntu hameze, urabona do. Ukimana kano kantu urabona ko gahita kaka do itara, ukagenda wireba kumeze neza, ukareba kumeze neza fresh, yaba ari ninjoro, yaba ari mu gicuku, ahantu waba uri hose. Iyi modoka urabona ko ifite n'intebe nziza, ifite intebe nziza cyane, ifite parabrise, umuziki. Reba imodoka. Ushaka hatchback miliyoni 7 se turazifite. Ushaka Artis se, amavatire, ahantu bavuga ngo bashaka amavatire. Dufite amavatiri, dufite Artis ku mafaranga miliyoni 8, dufite Artis ku mafaranga miliyoni 7. Niyo uvuga ngo uzumva byinshi kuri Brasha TV, bimwe bikora ku mutima, ibindi bikora mu bwonko, ariko byinshi bizagusigira isomo. Dufite Benz Mercedes bibiri kabiri ku mafaranga miliyoni 6 z'amanyarwanda. Reba, dufite imodoka nyinshi, tanga commande. Reka nkurebere hasi ko nta kibazo ifite, nkurebere ko nta mu ugese ifite, kuko byari ibintu byoroshye. Uramanuka ukareba, guceka iyi modoka, ukabanza ukareba ko hasi hameze hatigeze hamungwa, hameze neza, nta kibazo na kimwe hafite. Ni ukuvuga ngo kugura iyi modoka ni ugutoragura. Ngira ngo uragenda uyibona, urabona hano ukuntu hameze. Reka tujye muri moteri tubanze turebe. Ariko mbere kujya ngo tujye muri moteri, nara no hejuru y'akuntu hameze, hari akuntu hameze. Ubona ko naho nta kiri ukuntu hameze neza. Nibati urabereka, bereke neza. Hakimu, bereke neza. Urahabona neza ukuntu hameze. Nta kibuye kijye gihanuka ngo kiture hano hejuru, nta n'igiti kigize kigwaho. Iyi modoka irashaka amafaranga make cyane. Niba ushaka iyi modoka rero, iyi modoka uraza kuyegukana ku mafaranga miliyoni ngo guki, abanga Brasha TV ngo watinze kutubwira igiciro. Uraza kuyakora ku mafaranga miliyoni 12 z'amanyarwanda. Reba, no katura ku mafaranga miliyoni 12, no kopatura kopa kokuru mu Brashari, kuko wakoze icyo wagomba gukora, ugakora subscribe. Mbikubwira kacu bavuga ngo Brasha TV si yanjye ni yanyu, Brasha TV si yanjye ni yanyu. Niba uri mu Brasha rero, nta handi hantu uzagura imodoka. Tugiye kujya muri moteri, ubanze rero byibuze muri moteri kuntu haba hasa, hafite isuku, ifite moteri ivuga neza, irasa neza cyane. Ngira ngo urabibona. Urabona ngaho ngwino witegereze, tubereke neza muri moteri kuntu hameze. Urayibona? Reba, irimo moteri ya VVT yayo. Urabona ko zino nkingi zayo zimeze, ubona ko zimeze neza cyane. Ubona kuntu hasa. Itara none ifite ikintu bita itara, ifite amatara. Reba, urayibona n'ibinyotero no kubiri kwaka do double kinyotero. Urayibona kuntu bimeze do, imodoka imeze neza. Urayibona kuntu imeze. Reba, urabona hano hose kuntu hameze. Iyi modoka ni nziza cyane. Bereke noneho ikintu ifite cyiza kinarenze, iyi battery yayo. Hari ukuntu ugura imodoka ikagusereza kuri battery, ukagenda ukagura ama battery, ejo ukagura indi battery yapfuye. Ariko iyi battery ni original, ni ya battery ya original, ya yindi ewan ushyira mu marava ukagenda imyaka 5. Imodoka itashobora kuba yagupfana se, yagupfana gute se? Ubona kuntu hameze, nta gushyuha na guke ibifite iyi modoka. Iyi modoka ibimeze neza cyane.
ubona ukuntu hano hameze nta gushyuha. Iyi modoka ifite ubushobozi bwo kuva mu mujyi wa Kigali ikerekeza mu burengerazuba hose hahandi hari ababurashari, ikarinda igera nta guhagarara, nta gushyuha, nta kugutengwa, kuko iyi modoka ifite ubuzima n'ubuziranenge bwayo. Tugiye kujya muri butu turebe muri butu ukuntu hameze, niba nta kibazo kirimo. Muri butu, urabona urabona ukuntu hameze. Iyi modoka ifite isuku, urayibona neza, reba. Urabona ukuntu hameze muri butu, harasa neza, urayibona fresh. Ahangaha ifite butu nziza nini, urabona nta kibazo. Ahangaha washyiramo ibintu byose, washyiramo ibikoresho, ushaka kuyifatira imodoka ukigira mu rugendo, wajya mu rugendo ukaba wakenera guhaha utuntu dutandukanye, hanyuma ugapakiramo ahangaha. Niyo habaye hajyamo na toni, washyiramo toni nta kibazo, biba byabasha kujyamo na toni wayipakiramo, kubera ko iyi modoka ifite imbaraga. Ni imodoka y'imisozi, ni jipe y'imisozi. Iyi ni imodoka ewana uvuga ati, ukavuga ati nanjye mfite imodoka nziza. Ubona ko ifite hano hose haba hasa neza, udukoresho twose turimo, urabibona ibikoresho byose biba birimo, urabibona. Iri ni itara basimbuje, kuko iyi modoka basimbuje itara kugira ngo irusheho kugenda isa neza no kugira ubwiza budasanzwe. Iyi modoka urayibona, ni imodoka nziza cyane. Izi ni za modoka z'abakimaze, izi ni za modoka, urayibona neza, reba. Ngira ngo imodoka wayibonye. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko Lava 4 automatique 2006, za modoka nziza, za modoka z'abakimaze, za modoka z'abajejeta faranga. Wowe twabanye uri inshuti magara, ni ufite amafaranga $12,000 z'amanyarwanda, iyi modoka uraza kuyegukana. Icyo mutima ushaka kizabe nk'uko ushaka, niba utarashaka ushaka muzaba neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajye uzibona ku gihe. Tuzasubira utaha turi gutereka izindi modoka ku isoko. See you, bye bye. Uri inshuti magara, aho ukura Imana izajya igukubira. See you, bye bye.